tarakibona kandi mwihangane ndabizi neza ko benshi bamaze kubibona reka nyeshe abantu bafite za mpano zigendanwa basize za kado muri kuzigiza hino Ngegereze mikoro tubumve neza mama. Mwana ungane tuberenya. Ariko baraha n'abataraha ariko tubintu ngabo. Nakuru rero yatubereye umwana mwiza. Kuva mu bucuke bwe kugeza mu busore bwe yatubereye umugabo none agizwe ngo dusimbura. None tumuhaye urugo ruhiye imbuto zose tumuzaniye ariko Imana yo mu ijuru imuha imbuto zo mu nda. Amen. Rero atungane n'umufasha we turabakiriye mu rugo rwacu Imana ibahe umugisha zabahe byarahungura. Amen. Tungane n'umwana watubereye umwana mwiza ibyo tuvuga no kure nawe arabizi turamukunda cyane ni muri ubwo buryo twateguye impano kandi tukaba tubasabira ngo imigisha yose Imana izaboneke mu rugo rwabo kandi kuko ijambo ry'Imana ryabigarutseho urugo rwabo ruzaba ijuru rito mu isi Imana ibahe umugisha. Amen. Aba rero ni ba nyina wabo bagatungane niyo mpamvu hano kugira ngo tumuhe impano abanyirasenge gatungane yatubereye umwana mwiza atweretse ibirori kandi turabimushimira niyo mpamvu dushimira Imana ibirori yateretse Imana imufashe azagira urugo ruhire azabyara umuhungu n'umukobwa nk'uko Imana ari itanga urubyaro maze nibagira urugo rwiza twese tuzabishima. Amen. Turabo rero turabashimye Imana ibahe umugisha. Amen. Nzangu yatubereye umwana mwiza igitangaza abenshi baramuzi none rero nicyo gitumye twamuteguriye impano nk'abanyasenge tumusabiye umugisha ku Uwiteka Imana izamuhe kubyara undi mukobwa azagire ubuzima bwiza azagira urugo rwiza niyo mashengesho tumusabira mu izina ryawe. Amen. Bakoze cyane twamuteguriye impano biremewe kore neza nta kibazo nabyo biremewe. Twamuteguriye impano ko yatubereye umwana mwiza twamutumaga akihuta Egereza mikoro uvuge neza nera kumusiga ku rugo akaza yiruka ntibabwibe none kubera urukundo kandi no kumvira kwe twamuteguriye impano izamufashe mu rugo rwe azagira urugo ruhire azabyareho ngo nakobwa kandi abana be bazajye bamwumvira nk'uko nawe yumvira. Amen. Ariko Mana yanjye uzwe mwishimye mukarenza n'urugero tumwifurije urugo rwiza Imana izamuha umugisha ku mbuto zose. Amen. Murakoze cyane Imana ibagirire neza abo wa Mwenzangu mu by'ukuri dushimishijwe n'aba bana bacu mu gihe urubyiruko rwinshi ruri kwangirika tubashimiye yuko batubereye imena muri barumuna babo turasaba ngo uru rugero batanze bazabe ishuri ku basigaye inyuma yabo kandi Imana yo mu ijuru abe izabubakira mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze tungane rero byara bagatungane nyina bagatungane nishangaza wacu twese niyo mugiye nama dufite nishangaza wacu dukunda gatungane rero turamukunda cyane ababyara we turamwishimira tumwifuriza urugo ruhire ikiruta byose dusaba Imana ngo izina rye rizamuhaga
gatungane rero gatunga utunganirwe. amen urakagira urugo ruhire, uzabyare ibitsina byombi, uzororoke nk'uko Imana birutegetse. Tugusabiye imigisha y'amoko yose, isuka ndetse n'inkoni bizaguhire. Twaguteguriye impano ikunezeza. Murakoze cyane. amen murakoze cyane bavandimwe, murakoze. abasore b'inkorokoro muranakoze igihe kinini turi inshuti, hari imihigo myinshi twahize yuko tugomba kubakirana, tugeze kuri 80%. Tukaba dushimishijwe cyane nuko mugenzi wacu Gatungane yubatse urugo, turamushyigikiye cyane. Ni nayo mpamvu iyi mpano mubona aha ngaha niwe yagenewe, tukaba dufatanyije nawe kunezerwa. Kandi ntabwo bizagarukira aha ngaha kuko hari abamutanze, tuzakomeza tumube hafi, tuzakomeza tumwegere kugira ngo dushyigikirane kandi duhamye. Gatungane, iyi mpano irakugenewe, ni iyawe, usigasire kandi tuzagusura kandi tuzagushyigikira. Murakoze cyane. Duhagaze hano nka ba nyina wabo wa Gatungane, kureba barumuna ba nyina. Kubw'ibyo rero twishimiye uyu munsi, uratunejeje cyane. Kubw'ibirori bya Mwenzangu na Gatungane twishimiye Imana. Kubw'ibyo rero twamuteguriye impano bimunezeze nk'ababyeyi be, tuzakomeza gufatanya nawe kandi tukaba tumwifuriza kuzabona ubugingo buhoraho. amen murakoze cyane, Imana ibagirire neza cyane cyane. Ngaho nakomeza ryari. amen murakoze cyane, Imana imugirire neza. Ari mwamini ni mushiki wacu cyane kandi dukunda. Papa ahagaze amasaha ayo yateranyije imiryango yose kandi turabishimiwe na mugenzi we. Tumugamiye impano kandi turamukunda cyane kandi Mwenzangu. Ikindi twiteguye no kumusura mu rugo rwe wagiye kujyamo, twiteguye no kumushyigikira mu bindi byose. Murakoze. amen murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. kandi yatweretse ubukwe bwa Gikristo. Nanjye namugeneye impano y'igitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo. Bazaje bagisoma kuko bagitangira urugendo, kizabafasha mu rugendo rwabo rwose, kandi nimubahiriza ibirimo bizabahesha n'ubugingo buhoraho. amen ese gukunda kuraga byiza, ubwo rwose amaraza urugo rwa Kristo. Ibitangaza Imana ihabwe icyubahiro. amen Mu by'ukuri uyu mwana Gatungane gise wabo mukuru. Gatungane yatubereye umwana mwiza, yishimishije cyane rero bikomeye cyane kuva nyeretse mu kazana, akanyereka n'abavandimwe bangana batya, atagiye mu nzira ngo atujye gutoragura, ahubwo akabanzanira umuryango. Ndashima Imana cyane, Imana imumpere icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. amen None ku bw'iyo mpamvu rero mfite inyana imuhaye. urakagira inka musaza. urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Reka n'uwo abanza kugereho. Natwe tunashukuru Gatungane. amen Ikurikiyeho rero dufite indirimbo tugiye kuyimutura ndetse n'abandi bose baje kwizihiza uyu munsi, kuko hari igice cya kabiri cyayo kiravuga ngo abantu baretse imirimo yabo baza kwizihiza uno munsi, buri wese uraha aramwenyura. Ni hagati ya Adamu na Eva na n'uyu munsi turacyabuta, kandi ubukwe dutaha no ku isi bushushanya ubwo tuzataha mu ijuru. Ubukwe ni bwiza kandi buranezeza, bwatangiriye muri Edeni hagati ya Adamu na Eva, na n'uyu munsi turacyabuta, kandi ubukwe dutaha no ku isi bushushanya ubwo tuzataha mu ijuru. Yesu ari umukwe, natwe turabageni be.
imyambaro yo gutaha ukwe akibona kuko uzatona biteguye bityo rero mureke twese twitegure nuko rero nshuti muze twitegure kuko ubukwe tuzatanga ijuru bwegereje ngaho dushaka imyambaro yo gutaha ukwe akibona kuko uzatona biteguye bityo rero mureke twese twitegure abantu baretse imirimo yabo ngo baze kwizihiza uyu munsi buri wese haramwenyura kubera ibirori mutweretse mwagira n'isezerano kuva kera none mubi amirije imbere y'Imana kandi mubi amirije imbere y'abantu baretse imirimo yabo ngo baze kwizihiza uyu munsi buri wese haramwenyura kubera ibirori mutweretse mwagiranye isezerano kuva kera none mubi amirije imbere y'Imana kandi mubi amirije imbere y'abantu nuko rero nshuti muze twitegure kuko ubukwe tuzatanga ijuru bwegereje ngaho dushaka imyambaro yo gutaha ubukwe akibona kuko buzatona biteguye bityo rero mureke twese twitegure nuko rero nshuti muze twitegure kuko ubukwe tuzatanga ijuru bwegereje ngaho dushaka imyambaro yo gutaha ubukwe akibona kuko buzatona biteguye bityo rero mureke twese twitegure nuko rero bene gatatu bifurije kugira urugo ruhire kandi rujye rugendwa na bose muzabyare kandi muzaheke muzagire n'amata ku ruhimbi muzihanganirane muri byose nshuti kandi Uwiteka bariwe mugira nyambere nuko rero bene gatatu bifurije kugira urugo ruhire kandi rujye rugendwa na bose muzabyare kandi muzaheke muzagire n'amata ku ruhimbi muzihanganirane muri byose nshuti kandi Uwiteka bariwe mugira nyambere nuko rero nshuti muze twitegure kuko ubukwe tuzatanga ijuru bwegereje ngaho dushaka imyambaro yo gutaha ubukwe akibona kuko buzatona biteguye bityo rero mureke twese twitegure nuko rero nshuti muze twitegure kuko ubukwe tuzatanga ijuru bwegereje ngaho dushaka imyambaro yo gutaha ubukwe akibona kuko buzatona biteguye bityo rero mureke twese twitegure Jesite yatubaniye neza nta nubwo bizamugwa n'ibintu byinshi muzi kubana twishimire imibanire ye bituma twifuza kuza gufatanya nawe guha Imana icyubahiro bw'umugisha umuhaye rero twagira tumubwire ko badutumye ko bamushyigikiye cyane akaba ariyo mpamvu duhagaze aha ngaha tuje kumushyigikira mu rugendo atangiye Imana izamuhe urubyaro izamuhe gutunga atunganirwe kandi abamarayika b'Imana bazabana nawe mu rugendo rw'Imana rutoroshye ariko rworoshye mu buzima murakoze cyane amen rugero Imana izababere byose bazayigire nyambere izabayobore impano izabatungire itunganire murakoze amen murakoze cyane Imana ibaha umugisha natwe uko turi aha ngaha turi abamembazi ba Korali Edeni bo kuri Mahoko ndetse nkaba ndi n'umuyobozi wa Korali Edeni ubwo ndi perezida rero Gatungane twabanye neza muri Mahoko
yaje adusanga tugize n'amahirwe ategura ibintu bikomeye cyane, natwe turavuga ngo nka korali Edeni tumushigikire, tumuhe impano azatunge atunganirwe. Rero bajya baca umugani ngo izina ry'umuntu ratunganye kuko aratunganye. Imana imugisha twese hamwe mu izina rya Yesu, amen. Atungane yagitegura kino gikorwa, twagambiriye ko mu basore abana bo mu itorero rya Rushura tuzamutegura impano, twamutera ingunga bayimpaye muri amverope muyishikirize, izamufashe mu gutera imbere kwe n'umufasha we Mwamini. Murakoze. Ikindi gitoya nibagiwe, kivuga rwose Gatungane ni inshuti yanjye by'umwihariko, abanye nawe kangira inama, kamba bugufi, namuteguriye inkunga, muhaye ishashi y'ihene izamufashe mu kubaka urugo rwiwe. Murakoze. Akazina kawe? Amazina Isamfura Denis, naturutse mu gihugu cya Rushura. Ibintu ni tayari rwose. Twishimiye uyu munsi kubwa mugenzi wacu Mwamini watweretse ibirori. Tumuragije Imana izabane nawe muri byose kandi ari izamwubakira. Twakoranye umurimo, twabanaga muri korali, niyo mpamvu natwe twamuteguriye impano imunezeze n'umuryango we mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Tegura impano kubera umwana mwiza, turamutuma akagenda mu itorero ntadutenguha. Twamutegura impano kubera muri nzangu ngo banezeze Imana yamuha. Amen. Murakoze cyane. Hajya atenguha ariko azabikomeze. Mwamini ni inshuti yanjye cyane, namuteguriye impano. Imana izababere byose bifuza muri ubu buzima, kandi icyo mbifuriza ni ukujyana uko duteranira tuzateranira no mu ijuru. Murakoze cyane. Amen. Nawe mbese nawe ndikoze. Ndi mubyara wa mama Gatungane, ariko aba turi kumwe ni bashiki be kuko nyina wabo. Tuzanye impano, turagira ngo izi mpano tumuhaye ni impano nziza ziturutse ku mutima. Turifuriza kugira ngo Gatungane azabyare hungu na kobwa, ibyo tumwifuriza mu izina rya Yesu, amen. Mu bakuru be, barumuna be, ba se wabo bakiri abajene, natwe tukaba ari impano twamuteguriye. Yatubereye umwana mwiza, yaratwumviye kandi aduhesheje ishema nk'umuryango muri rusange, kandi n'aho agiye n'umuryango mwiza twishimiye. Rero ku bw'ibyo twamuteguriye impano izamunezeze kandi bazabyare hungu na kobwa. Imana izababere byose muri byose kandi bazakomeze bumvire Imana ndetse n'ababyeyi. Murakoze cyane. Amen. Murakoze cyane. Papa we akurikira mama. Rero Mwamini ni mubyara wacu, ariko akarusho yatubereye na murumuna wacu. Mwamini twajyaga inama kandi ari muto. Mwamini afite indangagaciro nziza, yatubereye umwana mwiza, atanga inama nk'umuntu mukuru. Rero tumwifurije urugo ruhire, nk'uko n'ubundi twajyaga inama, n'ubundi tuzakomeza tujya inama, tuzakomeza dusurane nk'uko n'ubundi twasuranaga, tuzakomeza tumube hafi. Imana izamwubakire mu izina rya Yesu, amen. bashyikirize impano. Mwamini yababereye umwana muto, ndetse n'ubwo akamuteretse ibirori ababyeyi barabanga bakishimiye, kandi abana barabyemeza Imana izabafashe, izabahe byose, izabyara umuhungu n'umukobwa kandi bagereye kuri Imana bamugisha. Amen. Kuri ibirori bikomeye, uyu ni mama yateguriye impano Gatungane, uyu ni papa bari kumwe nanjye. Gatungane arankurikirana mukuru. Ubu rero ubwo kumukunda kandi no kwishimira ibirori atweretse, tumuhaye inyana. Amen.
na mama muhereze nawe ashima Imana. Ibintu birakomeye. Amen. Amen. Gereza mikoro gato. Twese twakwizera ubutumwa bwiza. None icyo nshima Imana nuko yagiye kwibirori icyo yisaba ukomeze ko bashoboraga no kuzatanguka twese ko turanga tuzatera n'ibintu. Amen. Rakoze cyane Imana iyo mikorohereza umusaza. Kandi nawe umurindiye aho ngaho utamusiga nawe ryagusize. Naho mwese. Yego. Imana rero ariko ndashima mu buryo butandukanye. Cyane cyane ndashima abantu bo mu itorero dusengana. Mvuye mu gihugu cya Kongo ni kure. Ndangije icyumweru ndi hano mu Rwanda. Ariko nasanze ibintu byose biri kuri gahunda. Urabo bantu dusengana. Ni ukuvuga rero iyo mu gitorero ni ukuvuga ngo ntabwo uri kuvuga wenda hano iby'amahoko aho umuhungu wanjye ari, ni ukuvuga ngo mu mpande zose abantu bari hano ndabashima. Icya kabiri ndashima umuryango. Ni data uyoboye Hoze ahamagara ngo abakatsi bagiye baza. Barahari rero imiryango yacu rwose bambaye bugufi, baramfashije muri kureba abantu bangana batya rwose, nabo rwose ndabashimye cyane. Ku ruhande nanone rw'umufasha wanjye, baramubanje rwose barahari, baje ntabwo bantereranye, rwose bakoze igikorwa gikomeye, nabo ndabashimye rwose, Imana ibafashe. Hari amagambo nasomye ari mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, kiravuga ngo umuntu wakira ubuntu bw'Imana ngo azamera nk'umurimo ukomeye, icyubahiro cy'Imana kizamuhoraho. Umwana rero rwose abereye umwana, abene nyina nta mwana umwe navuga ngo yambereye nabi, nubwo wenda ntanabivuga, ariko rwose abana banjye njya numva mbakunda. Amen, amen. Icyanyuma uriya mukobwa uje mu rugo rwanjye ni umututsi. Nyina twarabanye, njya ngunda kuvuga ngo ni nyina, ndabyibuka banjye indorotse, ndaza kubyibuka, ariko nyine icyo navuga kuri we ni ukuvuga ngo ibyanjye ni ibyagatungana. Yavuga ngo ni nyina wa Mukamugema, nagiye mubwira nyina wa Mukamugema, twarabanye cyane n'umugabo we witwa Zikuze, burya twarabanye turaziranye, nuko yagize impanuka arandabaza. None rero uyu mwana ari kwisanga ngize umugisha cyane, nshimye Imana. Nuko rero nta kindi narenza aho ngaho, ni ukuvuga ngo ibyanjye ni ibyagatungane na bene nyina, kandi ni ukuvuga ngo nta kintu azabura turi kumwe. Murakoze cyane, nta kundi wavuga utavuze ngo abana bawe urabakunda. Gatungane ndamukunda cyane. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Gatungane yaje mu itoro rya Mahoko. Ageze mu itoro rya Mahoko tubana neza. Gatungane ni umuntu ukunda Imana cyane. Rero mu mibanire yacu nawe mu itoro rya Mahoko, nguko dushikirana nawe, nguko tubana nawe, biratunezeza cyane. Rero nanjye numva nateguye impano nahereza Gatungane n'umudamu we, kugira ngo Imana izabafashe kandi izabakomeze. Ni umuturanyi mwiza kandi no mu itorero, mbega biratunejeje cyane. Imana imugirire neza rero, kandi Imana imukomeze Gatungane. Iyi niyo mbana nagutuye. Amen. Arakoze cyane. Kuri abaye intangarugero mu bakobwa, agatubere umwana mubi, agatubere umwana
usanga abana muba bibirara rwose batubere mwiza kubera ngabo yo gufasha usigaye yantumira ngo rwose nawe uriya musore tubonye nawe turamwungutse umuryango yari afite uriya namwungutse none umwana mu bandi none nabo babahaye gushaka. Murakoze cyane rwose urakagira inka muvande. Kandi no kureba n'amaso usibye n'ibindi bikorerwamo biteye imbabazi. Nanjye rero mpagurukijwe no gushima cyane uyu munsi w'ibirori, ariko nageneye n'impano Gatungane mbana na se muri Kongo turabana. Rero ari se n'uwanjye na Gatungane n'uwanjye, kandi mu itorero yatubereye mwiza cyane, yatubereye umusore wumvira, kandi ikimenyetso arakitweretse. Imana ishimwe. Amen. Bagiye bamuha ubwinshi, ariko numvise bamuha inyana, bamuha amashashi. Nanjye mfite imfizi ndayimuhaye, n'ubu Gaparake turi kumwe, ahamagara abashumba mu gitondo itahe mu kibuga cye. Murakoze. Murakoze cyane, Imana ikugirire neza. Rero kuba yagize ibirori uyu munsi byanshimishije. Mbega Gatungane uzakomeze utunganirwe, kandi mfite inka ifite amezi tuyisangire. Murakoze cyane muvano. Ikarinda Gatungane ndetse na mwenzangu, ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Rero Gatungane umuhungu wanjye, se wabo, ngo n'uyu turi kumwe nyina wabo. Rero kubera ibirori atweretse, ni ukuri turishimye. Natwe rero mbe Gatungane tuguhaye inka. Murakoze cyane. Imana ibugire neza rwose urakagira. Ibirori yagize atweretse ubw'Imana yabibayemo. Nanjye mfite inyana iri muri Kongo, data wacu ariwe papa we niwe unayizi, njyewe ntabwo nyizi, ndayimucyuriye. Amen, amen, amen. Murakoze cyane. Gatungane. Mu by'ukuri rero ntabwo ndi mu rukundo, mfite umuryango, nubwo madamu atabonetse ahangaha bitewe n'uko bivanyemo. Ubwo rero mu izina ry'umuryango wanjye kumva ko ntakiri inkora, ngo Gatungane ni inshuti yanjye, Gatungane ni inshuti magara pe. Inshuti zanjye zose zizo Gatungane ari inshuti yanjye. Nta kintu nabona naguhaha, ariko mfite ishashi y'inka, isaha n'isaha wayikenera irahari mu rwuri. Mu by'ukuri njye n'umuryango wanjye n'umugambi babiganiraho, isaha n'isaha irahari. Amen. yewe umusaza wa mwana ni uko Karimagoni ni madamu wanjye n'inshuti wanjye. Ubwo ahangaha aho turi duhagarariye muzehe wanjye ariwe se wa Mwamini, bakaba bakurikira umukurikirwa wa gatatu. Akaba yadutumye ngo umwana we turetse bino birori, atubwiye ko atumuhaye inyana ye y'ishashi, kandi ikindi geretseho Mwamini turamukunda cyane, abukiye mu maso yacu turi hano, kuko wariwe n'Agatungane. Natwe ibikorwa ni mwenzangu, umwana mwiza cyane, kandi namwe muzabyibonera. Sawa, kandi murakoze. Amen. Murakoze, murakagira inka, Imana ibagirire neza. Muraho kandi mvuye hano mu kanya, reka mwese mwamenye ko ndi mubyara Gatungane, ariko nababwiye igice. Vuga n'izina. Amazina ni Tumusifu Kavunderi Nzogera Innocent. Yozina yawe. Gatungane rero ni mubyara wanjye, ariko ni inshuro nyinshi. Mubyara wanjye inshuro zose. Gatungane nyina kurikira papa bwa kabiri, na se akaba umusaza wa mama. Rero
ni mubyara wanjye hose. Gatungane rero ni inshuti yanjye, ni urungano, ni n'imfura, ndamukunda cyane. Sijya umukunda gusa, n'abo babyeyi bombi baramukunda. Mpagaze hano rero ndi intumwa, Gatungane akundwa n'ababyeyi be, Gatungane nyokora maguhaye. Urakagira inka nshuti y'Imana. Urakoze cyane. Tubera umwana mwiza kandi tumwifuriza ibyiza. Tumwifuriza kugira amahoro mu rugo rwe. Tumwifuriza kuzabyara ahubwo n'akobwa. Iyo amahoro bitewe n'urukundo mukunda, umuhaye inyana. Igihe bazaba bahugutse bazaza bayacyura murakoze. Urakoze cyane. Gize neza cyane, Imana ikugire neza. Gatungane Frere ntacyo nigeze nkurana. Rero ibyo nanjye mfite inyana ndayimana. Urakoze cyane. Abashatse turabana, turakorana, inama yo gushaka izi amahirwe yabaye. Kwishimira ubukwe uyu munsi, nawe mfite inyana ndayimana. Urakoze cyane, Imana ikugire neza. Nuko urakagira inka. Natwe tukaba tumuhaye itungo rigufi ryari bakangura mu gicuku. Nyabira deranja wa. Mu gicuku? Murakoze cyane. Ako mu gicuku ntibirimo. Mu gitondo. Turanezerewe, 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 turanezerewe. Kuberukwe, kuberukwe bw'abageni. Turanezerewe, turanezerewe, turanezerewe. Turanezerewe, kuberukwe bw'abageni. Ndabona umusore anezerewe, kuberukwe bw'abageni. Ndabona umusaza banezerewe, kuberukwe bw'abageni. Kuberukwe bw'abageni. Kumvise inkuru nziza turanezerwa, kumvise inkuru nziza turanezerwa. Kuberukwe bw'abageni. None dushimire Imana itwemereye babusohoye. Dushimire Imana itwemereye babusohoye. Uyu ni umufasha Imana yakugeneye. Uyu ni umufasha Imana yakugeneye. Nta wundi uzabona keretse uwo muri kumwe. Nta wundi uzabona keretse uwo muri kumwe. Wirinde gateranya zizaze kubateranya. Wirinde gateranya zizaze kubateranya. Ugasozi mugiye guturaho muzabane neza n'abakikije. Abana bose muzabyara muzabigishe kubaha Imana rurema. Ugasozi mugiye guturaho muzabane neza n'abakikije. Abana bose muzabyara muzabigishe kubaha Imana rurema. Zana imigisha b'abageni, zana imigisha b'abageni, zana imigisha b'abageni, zana imigisha b'abageni.
kandi mu kamenyero kawe uragiza urushinzwe uyu munsi ukomeze ubwubake ijambo ryawe kandi ukomeze urushyigikire igihe nikigera uzasange baratahije nawe kukubaha uzabashyire mu bwami bwawe udufashe twese yaguhesha icyubahiro tugahabwa ubugingo butera ubuntu mu izina rya Yesu. umva mukunzi we uwiteka ashimwe wewe duhuje imitima urukundo rurimikwa rutuma twiyemeza gusiga abacungwa dushinga urugo rwacu ariko mbere yuko tuva ndagira ngo mfate umwanya muto shimira ababyeyi bambereyeho babyeyi ndashimye duhamagaje imbaraga yawe Mwuka Wera gushengerera mushiki wacu na mwene data batweretse ibirori uyu munsi dushimiye ijambo ryawe baduhuguje ndetse n'impano zatanzwe zishyigikira ubu bukwe nuko rero duhe kubumbatira izo mpano baduhaye kugira ngo nuvuze impanda tuzabwa amakamba y'ubugingo nuko rero ube umujyanama w'uru rugo rushya ndetse n'abagamije kurushinga natwe abarushinze tubere umuyobozi kugira ngo tubuhagararire mu isi yakwanze nihaboneka umusaruro w'abazahabwa ubugingo buhoraho tuzahibaza urukundo rwawe nuko duherekeze amahoro ari abatashye ari abakomeje kuba muri uru rugo rushya twese tuboneraho umugisha mu izina rya Yesu amen.